ibihe byiza nshuti bakunzi bacu, iby'agaciro kuba tubafite kuko duhari ku bwanyu. Reka dusuhuze buri wese wamaze gukora subscribe kuri iyi channel, aho muherereye hose, abari mu Rwanda no mu mahanga. Imana ikomeze ibaturindire, ibarebe icyoroshye. Uyu munsi noneho tubazaniye ibintu bishya kandi byiza, nyuma y'ibiganiro bitandukanye twagiye tubagezaho. Twifuje kongeramo indi content, ni content nshya y'inkuru zigiye zitandukanye zijyanye n'ubuzima ducamo bwa buri munsi, gusa tuba twarasangijwe nabo byabayeho bakatwemerera kuzitambutsa mu buryo mbarankuru, ndetse tukazikorera n'amashusho nk'uko mugiye kujya mubibona, kugira ngo zirusheho kunogera abadukurikira. Mwarakoze kuhatubera, tubakunda bitarimo ubunebwe. Okay, tudatinze rero tugiye gutangira inkuru tugiye gutangira ni inkuru yitwa Buranga muri make, cyangwa se inkuru ya Buranga. Buranga ni izina ry'umwana w'umukobwa. Tugiye gukurikira inkuru y'ibyamubayeho mu buzima bwe, niyo tugiye kubagezaho guhera uyu munsi. Reka tudatinze rero dutangire inkuru yacu ya Buranga, episode yayo ya mbere. Dutangiranye n'ijwi ry'umwana w'umukobwa agira ati: nyuma y'ibibazo nahuye nabyo, Mariza mucuti wanjye kuva kera, uyu munsi yansabye ko namuganiriza ku byambayeho. Nanjye ndamwemerera, ubu ndamutegereje. Mu kanya gato yaraba ngezeho ari kumwe na musaza we, maze mbanyuriremo bimwe mu byambayeho mu myaka 2 ishize. Ndabiteguye rero, mu gihe mbategereje mbaye ndi gusenga, mu kanya baraba bangezeho, ubundi mbagezeho inkuru y'ibikubiye mu buzima bwanjye mu byambayeho mu myaka 2 ishize kugeza uyu munsi. Nabo nta gutinda, ngabo baraje. Reka mpaguruke mbasuhuze mbakire, ubundi dutangire twiganirire. Nyuma yo kubakira bamaze kwicara, twatangiye tuganira duseka, dore ko twari dukumburanye. Nabo bambwiraga udukuru dusekeje, kuko bari bazi ko nababaye bagira ngo nsubire muri mudu. Baranganirira bishyira kera. Mariza afite musaza we usetsa cyane, maze nawe adukubitiramo urwenya. Reka sinakubwira, gusa bidatinze nanjye ntangira kubaganirira ibyanjye. Buranga akomeza agira ati: mbega isi, mbega abantu, mbega we, uyu munsi se noneho urira. Ugiye kubasangiza inkuru y'ubuzima bwanjye. Nitwa Buranga, mu rugo ni Iburasirazuba. Nabyirutse mbona iwacu ari ahantu haciriritse mu bushobozi, gusa uko nagendaga menya ubwenge, nasanze uwo nabonaga cyangwa uwo nitaga nka mama atari we wambyaye, ahubwo yari umugore wa kabiri wa papa. Ubwo navuga ko yari muka data. Nakuranye na murumuna wanjye dusangiye papa, gusa namurushaga umwaka umwe. Ariko nubwo byari bimeze gutyo, mama yari ariho, ariko ntazi aho aba, uretse ko amakuru nari mfite yabaga iwabo, nubwo ntari mpazi. Mu rugo tukagira umukozi w'umugabo witwa Samweli. Murumuna wanjye yitwa Gaju. Twarakundanaga nk'abavandimwe,
Njye nari ndangije umwaka wa 6 nk'uko natangiye mbibabwira w'amashuri yisumbuye, ndetse narabonye buruse yo gukomeza kaminuza mu ishami ry'ubuganga kuko nari ndangije segonderi muri labo. Wari umunsi umwe rero naramaze kumenya ko nabonye buruse, gusa nkabona mu rugo ntacyo bibabwiye, nkabona nta kintu bitayeho. Ibyo kumpa amafaranga yo kuba nakwiyandikisha nkabona wapi, yewe nta no kumbaza ibyo nkeneye. Uwo munsi rero mu rugo haje umushyitsi w'umugabo ubona w'umukire, yari yaje no mu modoka, akaba yari avuye i Kigali. Yari afite imodoka nziza nshyashya, ubwo baramwakira kubera ko murumuna wanjye twajyaga kungana, akenshi abantu batatuzi baratwitiranyaga cyane. Muri uwo mwanya muka data yarampamagaye ngo nze nyiri icyo muhereza muri salo, ariko nsa n'utinda ndi gukaraba mu ntoki, Gaju murumuna wanjye aba ari ugenda. Nyina yahise ahaguruka ansanga muri korodoro, ankurura ugutwi, bimwe bibabaza cyane, hafi yo gucika. Yaragukuruye cyane pe. Gusa nyine ibyo nari mbimenyereye, nubwo nari inkumi bwose ariko nakubitwaga nk'uruhinja. Muka data yatangiye kumbwira nabi, niko kuki ngo uhamagara ukohereza Gaju? Ntabwo mwohereje n'ukuri, nuko yarabonye ntinze ahita aza. Ziba ngaho washinze imbiho, nta soni, nkubone muri salo vuba none ahangaha wandurure utunganye n'ameza. Naragiye mpita nkubitana na Gaju avuye muri salo yanduriye ibintu, nanjye nyine ndahanagura. Muka data araza yicarana n'umushyitsi, papa we ntiyari ahari uwo munsi, ariko nkabona uwo mugabo anyitegereza cyane. Uwo mwanya papa yahise aza, ndamukingurira, mpita njya mu gikari, araza nawe ajya muri salo hamwe n'umushyitsi. Nsubiye inyuma gato, nkiri ku ishuri imbere niga, nari mfite inshuti y'umuhungu, navuga ko ari boyfriend wanjye, akaba yitwa Yves. Kubw'utubazo tumwe na tumwe nagiraga, yanyitagaho bishoboka, buri ko we yigaga n'imbere yanjye h'umwaka umwe, bivuze ko narangije kwiga uwo amaze umwaka arangije. Ikindi yari umwana uvuka mu muryango mwiza unifashije. Akirangiza yahise atangira gukora muri kampani y'iwabo, ariko agakurikirana n'ibyanjye umunsi ku munsi. Twigarukire mu rugo rero uko byifashe uyu munsi aho twari tugeze. Papa bwarakigera mu rugo, we na muka data bicaranye n'umushyitsi muri salo. Gaju ari mu cyumba cyacu icyari cyegereye salo, ariko muka data azi ko nta muntu uri hafi aho kuko ntabwo yari yabonye Gaju yinjiramo. Icyumba cyari cyegeranye na salo, hamwe ibyo umuntu avuze byose undi abasha kubyumva. Papa yatangiye kuganira n'umushyitsi, amubaza amakuru. Mumeze mute se Kigali Didas we? Uwo mugabo wari wadusuye yitwa Didas. Ya Kigali turaho, urebye turaho nta kibazo, no kwivuko ndabona mumeze neza. Papa nawe akomeza kumusubiza ati ibyo rwose ntago mwakwibagirwa ku ivuko. None se gahunda bimeze biti? Ya gahunda nyine narinje ngo tubirangize, nsige nishyuye, ndetse twandikirane ko nkugurije amafaranga, hanyuma ninza kumufata nibwo amasezerano azaseswa. Muka data yahise akomeza nawe ikiganiro, wumvaga ko ari gahunda basanganywe nyine. Erega yanamubonye rwose yishimye, twamurereye neza cyane. Oya byo rwose uyu mukobwa azanshajisha, nubwo ari muto ku mfura yanjye, ariko arakuze nta kibazo rwose. Reka ibyo nta kibazo rwose, abakobwa banjye barakuze. Uyu we rwose urabona ko azi ubwenge, nta kibazo byose arabishoboye, azakubera umugore mwiza, nta kibazo cyaburanga. Uwo mwanya Didas yakoze mu mufuka w'igikapu yari afite, maze akoramo amafaranga, atangira kuyabara, ariko agejejemo hagati
arayabahereza ati nimwakire namwe muyabare, ni miliyoni yuzuye, miliyoni iruzuye nta kibazo, nk'uko twabyumvikanye niko bimeze. Mu gihe babaraga amafaranga, umugore yarahagurutse asa n'ujya mu cyumba cy'aba Buranga, kandi twibuke ko Gaju murumuna wa Buranga harimo yegamye ku muryango arasa n'uri kumviriza. Byumvikane ko yumvise ibiganiro byari muri salo akagira amatsiko akaza kwegera kugira ngo abyumve neza. Nyina agifata ku muryango ngo akingure, ariko arongera asubira inyuma ho gatoya. Gaju abagize ubwoba yinjiye munsi y'igitanda, nyina arahindukira aba yinjiyemo yunama imbere y'igitanda. Uwo mwanya naho dusoreje rero episode yacu ya mbere. Ntimuzacikwe na episode ikurikira. Gusa ibitekerezo byanyu birakenewe kuko ni ingenzi. Mutubwire ese murabona byifashe bite, iyi nkuru muyakiriye mute? Turabakunda cyane rero, kubana namwe ni by'agaciro. Wowe wakoze subscribe uri uw'agaciro cyane, abatarayikora namwe ni ukuri nicyo gihe mukore subscribe, mudufashe kuzamuka, mudufashe kugira aho natwe twagera. Kandi ni ukuri ibitekerezo byanyu, inyunganizi zanyu turazikeneye. Mukomeze mugire ibihe byiza rero, turabakunda cyane.